Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Bakundwa bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana ndamushimira kuko yemeye kumpa uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane bene data. Kandi namwe ndizera ko muri gushima Imana kuko iyo duhuye tuganira ijambo ry'Imana, tuvuga iby'ubwami bw'Imana, tuvuga iby'urugendo rugana mu ijuru turimo, namwe birabanezeza, nanjye bikanezeza, kandi n'Imana bikayinezeza. Imana ishimwe cyane. Rero aho muri hose ndabaramukije, abari muri Afrika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abadukurikira muri benshi cyane, kandi rwose natwe turabanezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha aho muri hose. Amen. Bene data, reka tubanze dushime Imana kugira ngo abe ariyo ikora byose, kandi kugira ngo ariyo isura imitima yacu, ifungura imitima yacu, igirire neza buri wese, kugira ngo uwo ari we wese aho ari hose, aho muri hose, ijambo ry'Imana ribashe kubinjiramo, kandi ijambo ry'Imana ribashe kugira umumaro mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yacu, Imana isumba byose, Imana nyir'ubutware n'ubushobozi, Imana yaremye ijuru n'isi, ukarema ibiboneka n'ibitaboneka, Imana se w'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, tuguhaye porogaramu yose kugira ngo uyirinde, uyiyobore uyu mwanya, kandi unarinde ikintu icyo ari cyo cyose cyashaka kwivanga Mana. Mu izina rya Yesu Kristo twirukanye gukora kw'imyuka mibi kose, imyuka mibi yashaka gutuma abantu badakurikira ijambo ryawe, turayifunze mu izina rya Yesu Kristo, kandi turagushimiye ko bibaye Mana. Icyubahiro kibi cyawe Data wera, ngewe aho mpagaze hano imbere yawe, simboneke, haboneke wowe, nge nkubera igikoresho ubundi maze wikorere Mana, wibwirire ubwoko bwawe, wiyigishirize ubwoko bwawe, wihugurire ubwoko bwawe, kuko igihe kirageze Mana. Igihe ni iki kugira ngo abantu bawe bagusobanukirwe, basobanukirwe icyo bashakaho Data wera. Ndagushimiye kubikora, ndetse ukora n'ibirenze ibyo ngibyo, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose ndambaje nizeye. Amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bene data bakundwa, ibi bihe turimo biragoye. Ni byiza ngo tugenzuze Bibiliya ibi bihe tugezemo, umunsi ku munsi, isaha ku isaha, twige kugenzuza Bibiliya ibi bihe turimo. Kandi nitubikora, Imana nayo izarushaho kutwegera, kandi bizatuma natwe turushaho kwitegura bene data. Kuko muri kubibona ko iki gihe tugezemo ni igihe Satani yahagurutse, ni igihe abadayimoni bahagurutse impande zose, ni igihe Satani ari gushaka uwo yisasira, kuko abona ko nta gihe hasigaranye. Inshuti zanjye, nimureke tugenzuze Bibiliya ibihe turimo, ibihe turi kunyuramo, ibi bihe by'umwijima, ibi bihe bigaragara nk'ibikomeye cyane, kandi ni nako biri, ariko Imana izabana natwe. Mwibuke umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo twoge magazi amazi si yayandi. Uwo mugani abanyarwanda bawuciye bawohereza ku gikeri, ku gikeri cyo cyabivuze, kuko ubundi igikeri burya mu mwogo w'inda yacyo haroroshye cyane. Cyari gisanzwe kiyogera mu mazi meza akonje, ariko noneho inshuro imwe kigiyemo cyumva amazi arashyushye, cyumva kiri gushya. Nibwo cyahise kiburira ibindi bikeri, kiravuga kiti umva rero mbabwire nyamuneka, nimuhindure uburyo mwoge magazi, kuko igikeri burya umubiri w'inyuma urakomeye, uriho ibigaragamba bikomeye cyane. Kiravuga kiti ni mwoge magazi, ntabwo turi bushye naho ubundi turashira. Kuko uyu mugani ushaka kuvuga ngo ibihe si bya bindi, ibyo twari tumenyereye siko bimeze, ubuzima twari turimo bwahindutse.
uko twabonaga ibintu siko bikimeze, ibyari bitumereye neza ntago bikimeze neza, umunezero twari dufite wahindutse. Duhindura uburyo natwe bwo gukora. Nanjye nagira ngo mbabwire nti rero nimwitonde mube menshi, mufungura amaso, mukanure, mwumvisha amatwi y'umubiri ariko murushaho kumvisha amatwi y'umwuka muri iki gihe turimo. Kuko ndagira ngo mbabwire ngo iyi coronavirus mwumvise ntabwo yaje nk'izindi virusi, yazizanywe n'ubugome bw'isi. Iyi si turimo itari iyacu bene data, kuko iwacu ni mu ijuru aho umukiza azaturuka. Ndagira ngo mbabwire iyi virusi ntabwo yaje nk'izindi, kuko yo barayikoze kugira ngo bayitujugunyemo. Ndagira ngo kandi mbabwire ngo n'izi nkingo muri kubona ntabwo ari nka za zindi mwari mumenyereye, ni ukoga amagazi, kuko amazi si yayandi. Hari byinshi bene data abayoboye iyi si badashobora kudusobanurira, hari byinshi badashobora kutubwira, hari ibyo baduhisha kuko bashaka kutworeka, kuko iyi si ntabwo idushakira amahoro. Iyi si izatwanga, yaratwanze, kandi umwami Yesu yasize abitubwiye. Ntabwo bazabitubwira, ntabwo babidusobanurira, ariko Imana ishimwe cyane kuko yizahora ibitumenyesha, kuko yizahora ibiduhishurira. Nubwo baduhisha, ariko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu, umwuka wera w'Imana ari mu ruhande rwacu. Shuti bakundwa, nidushaka Imana tukayishakana umwete, izadusobanurira, izatubwira, kandi na n'ubu ngubu iri kutubwira. Imana ibagirire neza cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa Imana yampaye uyu munsi n'ubutumwa buvuga ngo urusaku, ngo coronavirus yaje izanye urusaku rwinshi cyane, ngo kandi urwo rusaku rufite icyo ruvuze. Ngo urwo rusaku rwa coronavirus mwumvise ngo rumeze nka rwa rusaku rwashenye inkike z'i Yeriko, ngo kuko Imana yambwiye bene data. Ni ijambo rikomeye cyane. Ndabinginze kugira ngo ubu butumwa mubwumve kandi musabe Imana kugira ngo Imana irusheho kubumvisha, kandi nimurangiza mu busangiza abandi, kuko n'ubutumwa Imana yampaye kugira ngo turusheho guhumuka amaso muri iki gihe cya none. Ngo urusaku, ndagira ngo twibaze ikintu. Ni ryari ubundi umuntu avuza induru, cyangwa ni ryari umuntu atera urusaku? Hari uburyo butatu umuntu ashobora guteramo urusaku. Icya mbere ari gutabaza, umuntu agasakuza akavuga cyane ati muntabare. Kera iwacu n'ubu ngubu kandi niko biri, iyo umuntu yabaga yatewe ari nka nijoro, kugira ngo abantu bamutabare yarasohokaga akajya mu idirishya cyangwa akavugira mu ahantu hanini akavuza induru, akavuga ati muntabare, baranteye, akavuza induru kugira ngo abantu bamutabare. Induru, agatera urusaku. Ikindi gihe nabonye abantu bashobora kuvuzamo induru ni mu bihe by'intambara, nk'iyo abantu bashaka gutera umuntu ubwoba, nk'igihugu giteye ikindi cyangwa abasirikare bateye abandi bari ku rugamba, bagira gutya bagakoma kamu, bakavuza induru kugira ngo umubisha bahanganye agire ubwoba, apanike, yirukanka ahunge. Ibyo nabyo abantu bajya babivugiriza induru, urusaku rukaba rwinshi cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire indi ya gatatu, ni igihe uvuza induru uri kuburira abantu. Igihe uri kuburira abantu ukavuza induru uvuga uti nyamuneka nimuhunge, nimugende, ibintu bimeze nabi, twatewe, nimwirukanye, nimugende, ukaburira abantu bakiruka. Icyo gihe nabwo uvuza urusaku, ukavuza induru cyane, kuko icyo gihe uba uri kubwira abantu ngo bahunge. Ariko se urusaku twumvise rwo rwatubwiraga iki? Nagize igihe kinini cyo kuganira n'Imana, ngira igihe kinini cyo kujya mu ijambo ry'Imana, ngira igihe kinini cyo gusenga Imana, ndi kwibaza uru rusaku rugamije iki Imana? Nkuko namwe ubwanyu mwagiye mugira igihe kinini cyo gusenga Imana, kuko ibihe nk'ibi bije bidasobanutse, bene data nshuti bakundwa, tujye tujya imbere y'Imana, tubaze Imana, twe kwirukankira ku bantu, twe kwirukankira ku bahanuzi, twe kwirukankira kuba twita abashumba, twe kwirukankira mu bindi byose, kuri televiziyo cyangwa kuri interineti cyangwa n'ahandi, ahubwo twirukankire ku Mana, kuko Imana yacu iravuga. Imana yacu tuyibajije iradusubiza, Imana yacu iyo tuyibajije iratubwira,
kandi ndetse yabidusezeranije ko nta na kimwe itazatubwira. Imana ishimwe cyane. Imana iransobanurira, imbwira icyo urwo rusaku ruvuze. Irambwira ngo turebe nindebe inkike z'Yeriko uko zaridutse byabanje kugenda gute. Hari habaye urusaku. Reka tusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire kuri ayo magambo Imana yampaye bene data. Tuganire kuri ayo magambo ariko tuyumve dushyizeho umwete kandi twitonze. Reka dusome muri Yosuwa ibice 6. Yosuwa ibice 6 umurongo turasoma umurongo wa 20, umurongo wa 22, umurongo wa 23 n'umurongo wa 24. Aho niho tugiye gusoma. Yosuwa ibice 6 duhereye ku murongo wa 20. Haravuga ngo abantu bahera ko barangurura amajwi. Abatambyi bakivuza amahembe, muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Ko kantu mugafate. Maze Yosuwa abwira abagabo babiri batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya Marayi uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko abo basore bari batase igihugu barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, maze babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisiraheli. Umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Bene data, reka twumve ibisobanuro by'aya magambo. Ngo ndagira ngo uko twumva iri jambo, kuko turi kugenzuza Bibiliya ibihe turimo kugira ngo bitume turushaho kwitegura, reka tugende twumva uko byari bimeze mu gihe cya kera nuko bimeze mu gihe cy'ubu. Ibyo nibyo biraza kudufasha kurushaho gusobanukirwa icyo Imana ishaka kutubwira. Icyo gihe mu isezerano rya kera, Yosuwa ayoboye ubwoko bw'Imana barimo kujya mu gihugu cy'i Kanani, Imana yasezeranije Aburahamu. Igihe cyari kigeze bageze ahantu bagomba gutsinda kiriya gihugu, abari muri uriya mudugudu. Inkike z'Yeriko nicyo cyari ikibazo, ariko Imana yari yabahaye uko bagomba kubikora. Yari yababwiye ko bagomba kuzazenguruka inshuro 7, ariko ku munsi wa 7 bakazenguruka inshuro 7. Noneho ngo bahageze, Imana yari yamuhaye amabwiriza, arababwira ngo nibarangurura amajwi cyane. Barangurura amajwi, ni ukuvuga ngo bavuze urusaku rwinshi cyane. Urwo rusaku bavugije bene data, ndagira ngo tugendane n'iby'iki gihe. Urwo rusaku bavugije icyo gihe ni rwo rusaku mwumvishe rwaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa, ruturutse ahantu bita WUHAN, rukwira isi yose. Icyo gihe bavugije urusaku, urwo rusaku rurumvikana kandi rwagize icyo rugeraho, n'urwumvikanye hano narwo rugakwira isi yose ruvuye mu Bushinwa, narwo rwagize icyo rugeraho. Ndagira ngo aho hantu tuze kuhagenda, tugende tubigereranya tubyumve neza. Nibyo birarushaho gutuma abantu bakijijinganya, bataramenya iby'iki gihe, bataramenya ibyo Satani ari gushyiramo abantu bari busobanukirwa. Muraza gusobanukirwa. Noneho bavugije induru, umva uko ibintu byagenze, ngo inkike zirariduka. Inkike z'Yeriko zirariduka. Izo nkike ni ukuvuga nicyo abo bantu bari imbere muri uriya murwa w'Yeriko, muri uriya mudugudu w'Yeriko, nicyo bari bishingikirijeho. Bari bazi ko izo nkike zabo zikomeye cyane,
kandi koko ngo hari hubatse pe, ngo hari hakomeye rwose, zari inkike zikomeye zubakishijwe amabuye akomeye ku buryo nta muntu washoboraga kwinjiramo rwose, hari hafunze hakomeye. Ni nayo mpamvu Imana yagombye kohereza ingabo zayo, kuko nubwo Bibiliya tubwira ko ari Abisiraheli, ari ingabo z'Abisiraheli zari ziyobowe na Yosuwa, ariko burya ingabo z'abamarayika zari zamanutse zihari. Kuko nimusoma neza hano mu gice cya 5 muzabona yuko ngo Yosuwa yegereye Yeriko, ngo ahageze yahasanze umugabo ngo uhagaze, ngo yambaye, ngo afite inkota mu kuboko. Noneho ngo aramwegera aramubaza ati ariko wowe uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Noneho undi ngo aramubwira atoyanye, ahubwo ngewe ngeze hano nonaha kuko ni ngewe mugabo w'ingabo z'Uwiteka. Haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Abayoboye ingabo z'Uwiteka bari kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Tureke kugira ubwoba. Nibwo Yosuwa ngo yahise yikubita imbere y'ibirenge bye, aranamubaza ngo ngire gute. Undi aramubaza ati kweturi, aramubwira ati kweturi inkweto kuko ahangaha uri nahera. Ariko reka tubanze dukomeze kwizo nkike, ngo inkike zirariduka. Inkike ni ukuvuga ikintu bari bishingikirijeho mu gukomera kwabo. Bumvaga ko bakomeye cyane kuko bari barinzwe n'izo nkike, bari bazishingikirijeho. Bumvaga nta waziritura ngo bagereho, bumvaga barimo imbere mu mutamenwa. Ariko iyo Imana yahagurutse, icyo abantu bita umutamenwa kirameneka mu izina rya Yesu, kirameneka. Noneho se izo nkike zaridutse muri iki gihe cyacu, tumaje kumva iyi nduru ya coronavirus, iyi nduru ya COVID-19, niki cyabaye? Inkike zararidutse bene data, inkike zararidutse. Abantu benshi ibyo bari bishingikirijeho byararidutse muri ibi bihugu byacu, haba muri Afrika, haba hani Burayi, haba muri Amerika muzi hakomeye, ku isi yose n'ibihugu by'ibihangange muzi, aho hose inkike zararidutse. Inkike zararidutse, abantu bataye icyubahiro bari bahagazeho, abantu amafaranga bari bafite yabashizeho, entreprise zari zikomeye, za filime zari zikomeye mu isi zarahombye, nyinshi zarafunze. Abari bahagaze ku miryango ikomeye, imiryango yarashize, abantu barapfuye barashira. Abari bafite abana bahagaze ku bana, abana babashizeho. Abana bari barigiza bikomeza cyane, bavuga ngo bafitiye ngo base bakomeye, ngo bafite ibihangange. Ibyo inkike zararidutse. Ndagira ngo mugereranye ibyo bintu, inkike zararidutse. Kandi ibyo bintu byose Imana ibiri au control. Uko Imana yakontroraga iby'inkike z'Yeriko, ni nako yakontroraga ibya coronavirus, ni nako na n'uyu munsi gikontorora ibya COVID-19, ni nako na n'uyu munsi gikontorora iby'izi nkingo mubona. Bene data, inkike zararidutse icyo gihe. Ndagira ngo dukomeze. Nuko ngo Yosuwa ndagira ngo mbabwire ashushanya umwami Yesu Kristo. Mu isezerano rya kera igishushanyo cy'umwami wa Yesu Kristo. Bariya abantu twabonye yohereje b'abatasi babiri bagiye gutata, kuko begereye Yeriko. Yosuwa ngo yatumye abatasi babiri, abagabo babiri arabatuma, arababwira tumva ni mugende, kuko murabona ko tuhageze, mugende, ce sont des espions, mugere muri icyo gihugu, mwinjire mutate, murebe uko ibintu bimeze, hanyuma muzagaruke mumbwire. Atariko cyane cyane hariya Yeriko, mwinjiremo rwose mumenye ibikorerwamo imbere. Nuko nibwo bagiye, abo bantu yohereje baragenda bajya gutata. Ariko bahageze nyine, baragenda bageze aho ngaho Yeriko, binjiye muri uwo murwa, babonye abantu benshi barimo bababonye, bahitamo kujya kwihisha mu rugo rw'indaya yitwa Rahabu. Iyo ndaya nayo yemera kubakira. Yemeye kubakira. Abantu babibonye bajya ibwami, bajya ku mwami wabo, baravuga batari ko hari abantu baje bihishe hariya kwa Rahabu. Nibwo mwami rero yatumye abantu bajya kubavanayo. Abo bantu noneho bahageze, Rahabu nibwo yababwiye atumva nibyo koko, abo bantu nanjye nababonye bageze hano nibyo. Atariko kuko nanjye sinarinzi yo bava, bagise bagenda. Ati ubu ngubu mukigera rwose bamaze kugenda, ni mubakurikire, ibyo ari byo murabafata pe, ntabwo baragera kure. Baramwizeye, barabyemera.
baragenda. Ariko uwo maraya Rahabu ashushanya iki? Uwo maraya Rahabu ndagira ngo mbibabwire mu byumve neza birabatangaza, ashushanya itorero ry'Imana, ashushanya itorero rya Kristo. Uwo mugore ashushanya itorero. Nubwo mwavuga ngo ni indaya, impamvu ashushanya itorero nuko itorero ry'Imana naryo ryabaye itorero rivuye mu buraya, rivuye mu byaha, rivuye mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Twabaye itorero Imana yatuvanye mu byaha. Nawe rero uwo ngo washushanya itorero, kuko icyo gihe murumva neza uko byagenze. Yarabahishe, abantu baje kubafata ntiyabatanga, ahubwo abwira abo ngo baragiye. Abonye abo ngabo bahigaga bamaze kugenda, noneho arababwira ati umva rero igihe kirageze. Yari yabahishe hejuru y'inzu, aragenda ajya kubabwira ati muze mbamanure banyuze mu idirishya mwigendere, kuko ababahigaga baragiye, hato batagaruka bakabasanga hano. Ariko noneho ababwira ikintu gikomeye, arababwira ati umva ibyanyu twarabyumvise, iby'Imana yanyu twarabyumvise, mufite Imana ikomeye, muri abantu mwakuye abantu bose umutima. Twumvise ukuntu mwambutse inyanja itukura, twumva ukuntu Imana yabanye namwe mu butayu, twumva ukuntu Imana yabarinze, twagiye twumva ibyizo nkuru abami bose mwagiye mutsinda. Hano muri uyu mudugudu w'Iyeriko dufite ubwoba pe, dufite ubwoba. None rero ndagira ngo mbisabire ikintu mbagirereho umugisha, dore nabahishe nanjye simbatanze, nanjye rwose muzanyibuke, nanjye muzandokore. Iyo Mana yanyu ikomeye niyo nshaka kwizera, kuko Imana ziri hano twizeraga ntacyo zishoboye muzaziritura rwose, muzazitsinda kandi n'iki gihugu muzagifata, n'uyu mudugudu muzawusenya. Ntimuzanyibagirwe, kandi ndabasabye muzankizanye n'umuryango wanjye, muzankizanye na papa na mama na data n'abanjye bose n'ibyanjye byose rwose. Nuko arimo bamanura mu idirishya, arimo batorokesha, abo bagabo babiri baramubwira bati umva rero turakurahiye rwose, tuzakurengera igihe tuzinjira muri iki gihugu. Dore fata aka gashumi k'umutuku tuguhaye, ukazirike ku iri dirishya tunyujijemo, kazabe kanaganaho kariho. Umunsi tuzinjira muri iki gihugu tukakabona, tuzaza tugukize, n'abawe bose na so na nyoko n'abandi bazabe barimo. Icyo ko uzaba atari mu iyi nzu, amaraso ye azamubarweho, ariko uzaba arimo wese azarokoka kubera aka gashumi k'umutuku tuguhaye, uzashyira ku idirishya ryawe. Bene data bakundwa, ndagira ngo munyumve neza. Ibyo bisobanura ngo uwo muntu yaramaze kwihana, yaramaze guhindukira, yaramaze kwemera Imana y'Abisiraheli. Kandi we ntabwo yari umwisiraheli, we ntabwo yari umuyudakazi, ariko yaramaze guhindukira, arihana, aravuga ati iyo Mana yanyu niyo nemera, kuko mufite Imana ikomeye iruta ibigirwamana, iruta izindi mana. Iyo Mana niyo nanjye nshaka ko mungezaho ikankiza igihe muzaza kurimbura ahangaha sinzarimbuke. Nibwo nabo bamuhaye iryo sezerano. Ririya sezerano bamuhaye ni agakiza bamuhaye mu izina rya Yesu, ni agakiza bamuhaye. Kariya gashumi k'umutuku bamuhaye mu gifaransa byita la couleur du cramoisi, ni ukuvuga ni amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo bari basize bamurindishije amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yihannye akizera Yesu Kristo, asigara arindiwe mu maraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo ni uburinzi bukomeye bene data. Ayo maraso ya Yesu Kristo niyo arinze itorero, niyo akurinze, niyo andinze. Ibi bintu byose tugenda tunyuramo turinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Nubyizera kurinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo, uzaba urinzwe by'ukuri. Baragenda baramubwira bati tuzagaruka, ariko aka gashumu kiteho cyane, niko kazatuma tugukiza. Nk'uko rero nabibabwiye ko Yosuwa ashushanya Yesu Kristo, kandi akaba ari wohereje abo batasi babiri bashushanya ijambo ry'Imana n'umwuka wera, kandi akaba ari bo batumye Rahabu yihana. Noneho bakamuha kariya gashumi k'umutuku gasobanura amaraso ya Yesu Kristo ko amwejeje. Muri iki gihe cya none bishaka kuvuga ko Yesu Kristo niwe watuhaye ijambo rye. Ijambo rye ritubera indorerwamo, twireberamo tugahishurwa ko turi abanyabyaha. Noneho umwuka wera w'Imana wa Yesu Kristo wakaza akabitwemeza, akatwemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'amateka, kugira ngo duhitemo kwihana, nyine tuzabona ubugingo.
ni murumva ko ibyo ngibyo Yosuwa yakoze n'abari abatasi bishushanya ibiri gukorwa muri iki gihe. Niyo mpamvu mbabwira nti tugenzuze Bibiliya ibihe turimo nuko bimeze mwene data. Wowe uri kunkurikira ukaba wumva ubutumwa, birashaka kukubwira ngo ijambo ry'Imana riri kukubwira ngo urebe niba uri umunyabyaha. Mu kanya gatoya nindangiza iki cyiciro muhitura niba uri umunyabyaha, noneho umwuka wera bikwemeze uhitemo kwihana, amaraso Yesu Kristo akweze, Imana ibagirire neza. Amen. Ikintu cya mbere Imana yambwiye ngira ngo mwumve nuko buri gihe abanza urusaku. Iyi Imana ijya gukiza abantu haba ibintu bitatu ngiye kubabwira. Icya mbere muri ibyo ni urwo rusaku. Urusaku ruraba. Iyo urusaku rubaye Imana ibiri kuburira abantu. Nguko ku mwuka w'Imana yansobanuriye, Imana ibiri kuburira abantu. Ruriya rusaku rwarabaye inkike zirariduka. N'ubu ngubu urwo rusaku rwabaye hano muri ibi bihugu, muri isi ya none, isi y'umwijima, isi yowe na Satani, isi yowe n'abambari ba Satani. Ni urusaku Imana yemeye ko rubaho kugira ngo abantu bayo baburirwe. Uri kuburirwa n'uru rusaku rwa coronavirus, uri kuburirwa n'iyi coronavirus, uri kuburirwa. Ibyabaye ni ukukuburira, wikwihuta cyane. Icya kabiri ni igiki? Icya kabiri gikurikiraho ni ugusohorwa bene data. Ni ugusohorwa. Gusohorwa. Imana iraza ikagusohora. Umva neza ibyabaye ahangaha. Ku murongo wa 22 hatubwira ngo iki? Ku murongo wa 22 haratubwira ngo Yosuwa abwira abagabo babiri batataga igihugu abandi yari yohereje, arababwira ngo nimwinjire mu nzu y'uwo mugore, musohore uwo mugore nkuko mwabimurahiye atarimbukiramo. Nimwinjire mu musohore kuko igihe kirageze, umudugudu ugiye kurimbuka. Igihe kirageze, Imana yarakaye, igiye kurimbura uyu mudugudu. Nimusohore uwo mugore nkuko mwabimusezeranije. Nimusohore uwo mugore kuko yemeye kwihana. Nimusohore uwo mugore kuko yahisemo Imana yacu. Haleluya, haleluya. Wahisemo Imana yacu ntabwo arimbuka. Uko niko Yesu yavuze ati wahisemo Imana ya Israel ntabwo arimbuka. Ndagira ngo nkubwire mwene data, niba warahisemo Imana ya Israel ukahitamo Imana ya Israel, ntabwo uzarimbuka, ntabwo uzarimbukira muri iyi si, ariko nushidikanya uzarimbuka. Ndagira ngo nkubwire, oh haleluya. Aravuga ati nimwinjire muri iyo nzu, mugende mwinjire, musohore uwo mugore mwarabimusezeranije kuko nawe yaramaze kwizera Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Abo bagabo ngo barinjira bene data, barinjira. Ibyo bishaka gusobanura iki? Ku murongo wa 22 bishaka gusobanura iki? Bishaka icyo bitubwira natwe ubwacu. Yosuwa nababwiye ko asobanura Yesu. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko Yesu yadusezeranyije ikintu. Yesu yaratubwiye ngo ndagiye. Muri Yohana 14 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 3 yasize atubwiye, mwibuke niko yabwiye intumwa. Yarababwiye ngo mwizere Imana nanjye munyizere, ntimuhagarike imitima yanyu. Ntuhagarike umutima wawe. Umva nshuti yanjye nkunda, wihagarika umutima. Niba warizeye Yesu Kristo, wihagarika umutima. Ibyo bagukangisha byigukura umutima, ibi bintu bari kutuzanaho byigukura umutima. Ibyo kandi ibyo ndi kuvuga urabizi, ibyo corona yazanye urabizi, ibyo covid-19 yazanye urabizi, byigukura umutima nshuti yanjye. Yesu yaravuze, umva nkusubiriremo, ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, ngo ngiye kwa Data kubategurira hanyu. Umva ku murongo wa 3 ko havuga uzahasome, ngo kuko hari amazu menshi, ngo ngiye kuyategura ubundi nzagaruke mbajyane. Nzagaruke mbajyane. Bariya bagabo basize babwiye Rahabu bati tugusigiye akagashumi k'umutuku, uzakazirike ku idirishya ry'inzu yawe, ubundi nituza tugasenya uyu mudugudu tuzagusohoramo. Umva uko Yesu yakubwiye, yaravuze ngo umva kuko wanyizeye ukaba weremeye kwezwa n'amaraso yanjye, ubwo nzagaruka kuzamura itorero, ntabwo nzagusiga, nawe nzakuzamura, nzakujyana. Ubwo iyi si izabigiye mu kaga, nzagukiza kaga. Ndagira ngo wumve icyo bishaka kukubwira mwene data. Ubu butumwa bwumve kandi uzabusangiza abandi. Abantu bari baheze mu rungabangabo. Umva icyo Umwami Yesu ababwira, umva icyo Umwami Yesu akubwira, umva icyo Umwuka w'Imana akubwira. Icyamuka byumva. Umva nkubwire, Rahabu yizeye Imana, aravuga ati ntimuzansige. Aravuga ati yo Mana irakomeye, iruta ibigirwamana,
imana yacu iraruta b'iyi si, imana yacu iraruta systeme y'iyi si, imana yacu iraruta ibyo bagukangisha. Oh haleluya, ndagira ngo nkubwire izere umwami Yesu. Imana yacu ishimwe cyane bene data, imana yacu ihabwa icyubahiro rwose, kubera ko ndagira ngo nkumvishire aha hantu uhasobanukirwe mu izina rya Yesu, kuko Yesu ntabwo azakureka, Yesu ntabwo azagusiga, Yesu yubahiriza isezerano yatanze. Imana yacu ntabwo ijya ibeshya, imana yacu irakiranuka. Uwo mwami ni uwo kwizerwa, uwo mwami ni uwo kwizerwa, uwo mwami ni uwo kwizerwa. Ndagira ngo icyo kintu cyumva gisobanukirwe. Oh haleluya, umva mwibutse n'isezerano hariya bariya batataga igihugu babwiye Rahabu, bakamubwira bati tuzagaruka tukujyane tugusohorane n'abawe bose n'ibyawe byose. Ndagira ngo nkubwire muri iki gihe cya none umwami Yesu yaduhaye ibyo sezerano. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 31 haratubwira ngo izera umwami Yesu urakira wowe ubwawe n'urugo rwawe rwose. Ndagira ngo iryo sezerano ryumve urarifite, kandi ndagira ngo umenye ikintu kimwe gusa, nta na rimwe imana igitererana bayo. Kandi mbere yo kugira ngo imana irimbura ahantu abantu bayinaniye cyangwa irimbura abanyabyaha, irabanza igakiza abera bayo, irabanza igakiza umukiranutsi. Nta na rimwe uhereye mu itangiriro uzarinda ugeze imperuka, nta na rimwe imana ijya irimburana umukiranutsi n'abanyabyaha, ntabwo bishoboka. Irabanza ikavanamo umukiranutsi. Ndagira ngo icyo kintu cyumve mwene data. Oh ndagira ngo ngusubiriremo. Ikintu cya mbere kibaho ni urusaku, icya kabiri kibaho ni ugusohorwa. Ndagira ngo icyo bintu byumve. Ngiye kukubwira icyanyuma cya gatatu, ariko ukumane mu mutwe ko imana izaza gusohora mu iyi si. Umwami Yesu yarabidusezeranije. Isi igiye kubona akaga, iyi si turimo igiye guhura n'akaga gakomeye, ariko ndagira ngo nkubwire abatasi barahari, ingabo z'Uwiteka zirahari, ingabo ziyobowe n'Uwiteka za zindi zagiye zari YERIKO no muri iyi si zirahari, ziri kubungabunga umutekano. Ziriya nkike z'YERIKO zimaze kuriduka, abarimo imbere bagize ubwoba, abanyabyaha barimo imbere bahiye ubwoba, bagerageje kwiruka. Ijambo ry'Imana byatubwiye ngo Abisiraheli bahise birukanka buri muntu imbere ye, bahita batsinda uwo mudugudu, kuko abantu bose bahise babamara, bahise babica barabamara. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye cyane, burya bari bashyigikiwe n'ingabo z'Uwiteka, ingabo z'abamarayika zari zihari mu buryo butagaragara, ariko hari ingabo zitabarika z'abamarayika zaje kubarwanirira. Ndagira ngo nkubwire turi guhura n'akaga, isi iri kutwanga. Oh izi nkingo bari kudutera, bari gushaka kudutera ku ngufu. Hari ibihugu mwabonye abantu bari guterwa ku ngufu, abantu bari kuzirikwa, abandi bari kwirukanwa ku tuzi. Oh harimo akaga, harimo ibibazo bikomeye. Barya abantu babateye, abarimo imbere bakutse umutima, ariko Rahabu ntabwo yigeze akuka umutima, kubera ko yari afite isezerano ry'Uwiteka, kubera yari afite kariya gashumi k'umutuku bamuhaye gasobanura amaraso ya Yesu Kristo. Ntabwo yigeze agira ubwoba bene data, ntabwo yigeze agira ubwoba bene data. Ibiri kubera muri iyi si ntibigutera ubwoba, kubera ko ufite isezerano, kubera kuriho amaraso ya Yesu Kristo ntibigutera ubwoba. Kandi ndagira ngo nkubwire ingabo z'abamarayika ziri kubungabunga umutekano w'itorero, ziri kutubungabunga. Nubwo wakwibwira hari ngo uri wenyine, ndagira ngo nkumara agahinda, ntabwo uri wenyine. Imana yarangije kohereza abamarayika. Oh bayoboye ingabo zo mu ijuru zirahari, ziraturinze, ziri kutugenzura, zishinzwe umutekano wacu. Ndagira ngo nkubwire izere gusa, ntabwo Imana izakureka, ntabwo Imana izakureka. Rahabu ntabwo Imana yamuretse, Rahabu ntabwo Imana yamuretse. Kandi yarinda yavuye mu Burayi, ariko yahise ajya mu itorero, yahise yitwa umwisiraheli. Ndagira ngo nkubwire natwe turabisiraheli kubwo kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza mwene data. Icyanyuma ni ikihe? Icyanyuma ni ugutwika, icyanyuma ni ugutwika. Ndagira ngo icyo kintu cyumve neza cyane. Haleluya. Tugiye gusoma hano ku murongo wa 24 hatubwira ngo iki? Umurongo wa 24 haratubwira, umva neza mwene data, umva wowe unkurikiye. Haravuga ngo umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, ngo keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo ibyo ngibyo bizajyanwe mu bubiko bw'Uwiteka. Ndagira ngo ngusobanurire. Uyu murongo wa 24 niwo utubwiye yuko umudugudu watwitswe.
umudugudu barabutwitse kubera kuriya mudugudu wari wuzuyemo ibyaha kuriya muri uriya mudugudu harimo abantu batubaha Imana. Ndagira ngo mbikubwire ubyumve neza, uratwikwa. Nane ndagira ngo ubyumve neza ubigereranye muri iki gihe. Iyi si turimo y'iki gihe, isi ya Satani, isi yowe n'abambari ba Satani, isi yowe na Antikristo ubu ngubu uri gukorera mu bwihisho, ariko ugiye guhishurwa mu gihe gitoya. Iyi si yuzuye ibyaha, igiye gukubitwa inkoni. Ntabwo ari umwanya wayo wo kurimbuka muri iki gihe, ariko igiye guhura n'akaga gakomeye. Igiye guhura n'akaga gakomeye bene data. Ariko ndagira ngo nkubwire akaga igiye guhura nako tugasoma muri Matayo ibice 22 umurongo wa 21. Umwami Yesu niwe wivugiye ngo icyo gihe ngo kizaba ari igihe cy'umubabaro. Yesu izabivuze ngo umubabaro utarigeze kubaho ngo kuva isi yaremwa, ngo kandi zarindirangira umubabaro utongeye kubaho. Ndagira ngo nkubwire ubu ngubu itorero rigiye kuzamurwa, nirimara kuzamurwa hazabaho akaga gakomeye. Imana igiye gukubita isi, il va frapper ce monde de ténèbres. Igiye kuyikubita inkoni yitwa la grande tribulation mu gifaransa, umubabaro utarigeze kubaho. Ariko ndagira ngo nkubwire uzabibona akanya gato hari, ariko uzahita uzamurwa kuko ntabwo umubabaro uzakugeraho. Imana igiye kuguterura, Imana igiye kukuzamura, ubundi abasigayemo bakubitwa inkoni. Umva ndagira ngo nkubwire mwene data mukundwa, kugira ngo we gucika intege. Rahabu yarakijijwe, yarazamuwe, nawe ugiye kuzamurwa. Nawe ugiye kuzamurwa. Imana igiye kugusohorora muri uyu mudugudu. Imana igiye kudusohorora wowe nanjye, ituzamure kuko twayizeye. Kuko ijambo ry'Imana natubwira ngo kuko wankunze akaramata nanjye nzagukiza. Imana izadukiza. Yaratubwiye ngo ntabwo nzabasiga, sinzabasiga, nzabareka, nzabana namwe iteka ryose. Ufite ubwoba bw'iki? Ntabwo bugomba kugira. Ndagira ngo nkubwire mwene data, Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe. Hari urundi rugero ngira ngo nguhe, urugero rukumara agahinda, urugero rutuma wizera, urugero rutuma uva muri uko kwiheba ufite. Nigeze nkurikira ibintu byabereye muri Haiti, sinzi wenda namwe mwarabikurikiye. Hagiye hari habayemo umutingito. Ndagira ngo nkubwire icyo gihe hari amazu yarahanutse aragwa cyane, abantu bashiriramo, ibyo bita redecombre. Abantu bakajya kubashakisha, abapompiye n'abandi bantu bari baturutse impande zose z'isi bajya gutabara. Ariko nyuma y'ibyumweru 2 baje gutoragura akana kari munsi y'ibibuye byakagwiriye by'inzu, akana k'amezi 6 kari kamazemo ibyumweru 2. Barumirwa cyane, abantu bose baratangara, abantu bose barahura bati ni gute uyu mwana akiriho. Ise na nyina bari barangije kwiheba, barangije kuvuga bati twari tuzi ko yapfuye byarangiye. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Baje kugenzura basanga ngo hejuru ye ngo hari ahantu hari amazi yagendaga atonyanga, yari yamenetse hejuru, noneho arahareka hejuru y'ibyo bibuye, noneho ngo akajya atonyanga uko akana kaguye kagwa kararamye, amazi akajya atonganyira mu kanwa kako. Nawe nyumvira ibitonyanga by'amazi umwana atigeze ahamagara, byaramurinze. Ibyo bitonyanga nta nubwo byagombaga kumurinda. Ibyo bitonyanga ntabwo ari amashereka ya nyina, ibyo bitonyanga ntabwo ari amata baha umwana w'uruhinja, ariko ibyo bitonyanga Imana yabahinduyemo amashereka. Ibyo bitonyanga Imana yabihinduyemo amata. Uwo mwana ararindwa, bamubona nyuma y'ibyumweru 2 ari muzima. Ndagira ngo nkubwire nawe nkumare ubwoba. Bakwirukanye ku kazi, baraguhohoteye kubera ko wanze kwikingiza. Ndagira ngo mbikubwire, bakubujije amahoro. Uri kuvuga uti nzatungwa n'iki? Ntago ukibasha kugira icyo ukora, nta hantu gitarabukira, nta kintu na kimwe, urihebye. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana igiye kugutunga mwene data, Imana igiye kugutunga mushiki wanjye. Kubitonyanga biriya bitonyanga byatunze uriya mwana, nawe hari bitonyanga bigiye kuva ku Uwiteka bigiye kugutunga. Uko ibikona byagemuriye Eliya, nawe bigiye kukugemurira. Ndagira ngo nkubwire, uko Eliya yasangiye agafuni uriya mukecuru ntigashire, nawe Imana igiye kuguha ifi idashira. Mu izina rya Yesu Kristo, izere Uwiteka Imana gusa, izere gusa, nta kindi Imana igusaba. Haleluya. Ugiye gutabarwa, ugiye gutabarwa. Ndagira ngo nkubwire, Imana igiye kugukiza. Imana ku gihe cya Nowa, Imana yarimbuye abantu, barimbuje umwuzure, ariko Nowa yamuvanyemo. Ndagira ngo nkubwire, kandi Nowa yari yavugije urusaku rwinshi cyane, abwira abantu ngo kuburira abantu banga kumva. Ndetse abantu ntabwo bibazaga yuko abantu bangana kuri Imana yabarimbura, ariko Imana yarabarimbuye.
ikiza Nowa n'abantu be gusa n'umuryango w'abantu 8. Ndagira ngo nkubwire muri iki gihe abantu bari kuvuga ngo Imana ni inyembabazi, ngo ntabwo yarimbura abantu bangana gutya, ariko ndagira ngo nkubwire Imana izabarimbura. Kandi ndagira ngo nkubwire hari message zihumuriza abantu ngo mferi ntayibaho, ngo abantu bazapfa rimwe gusa birangire. Oya umuriro uriho kandi n'uwiteka byose. Ndagira ngo icyo kintu nongere nkikubwire, iki Imana igusaba ni ukwizera kugira ngo ucike uwo muriro. Oh haleluya. Icyamuka byumva umuzure waraje utsemba abantu, ariko no Imana yaramukijije. Ndagira ngo nkubwire ibyo byabayeho i Sodoma no Gomora, ngo humvikana urusaku rw'ababorogaga batabaza Imana. Uko niko Imana yabwiye Aburahamu ngo bari gutaka barega Sodoma ni Gomora, ngo urwo rusaku rwangizeho, ngo ngiye kuhatwika. Ariko Imana yasohoroyemo Loti. Imana yakijije Loti ikamuzamura, ikamuvana muri uriya muriro watwitse i Sodoma ni Gomora. Nawe igiye kugukuramo mu izina rya Yesu. Igiye kugukuramo mu izina rya Yesu. Imana igiye kugukiza tribulation mu izina rya Yesu. Imana igiye kugukiza uriya mubabaro ukomeye mu izina rya Yesu. Uri kubabara akanya gato, aka kanya gato, kandi nabwo Imana iri kumwe nawe. Ndagira ngo mbikubwire. Oh haleluya. Izere gusa, izere. Imana yakijije Nowa, igakiza Loti, igakiza Rahabu, igiye no gukiza itorero mwene data, igiye no gukiza itorero mushiki wanjye. Ndagira ngo wizere gusa, ndagira ngo wizere ibyo bintu. Oh haleluya. Nguko uko ubutumwa Imana yampaye bumeze. Iki Imana igusaba no kwizera, iki Imana igusaba no kwizera. Imana ibagirire neza bene data, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo nongere mbisubiremo, uhereye kera kose nta na rimwe Imana yigeze irimburana umukiranutsi n'umunyabyaha. Ntabwo bishoboka. Imana yacu ntabwo ari injiste, Imana yacu ntabwo ari injiste, Imana yacu ntabwo iyobe wabayizera n'abatayizera. Niyo mpamvu nkubwira wowe utarizera Imana, gira vuba kuko nta gihe gihari. Gira vuba, nta gihe gihari. Igihe kiragenda vuba cyane, igihe kiragenda vuba cyane. Kandi ibyo muri kona, hari mwene data uherutse kwigisha aravuga ngo ibyo ni ibitonyanga, ngo ibyo ni ibitonyanga. Imvura yarimbuye abantu bo ku gihe cya Nowa, ntabwo yahise ngo barimbuke, ngo yahabanje kuza ibitonyanga. Ndetse abantu baravuga bati Nowa uri umubeshyi, ibyo uri kuvuga ntabwo ari byo, iyi mvura irahita nta gihe itaguye. Ndagira ngo nkubwire abantu benshi no bari kuvuga ngo nta gihe ngo virusi zitateye, ngo nta gihe inkingo zitabayeho. Ndagira ngo icyo kintu cyumve. Izo nkingo ntabwo ari zo z'ubu ngubu, kuko Satani nawe azi ko igihe cyamushiranye ari kugira vuba kugira ngo abone abarimbukana nabo. Icyo kintu nuko kimeze, ari kugira vuba cyane. Ariko nawe ndagira ngo ngusaba ugire vuba, wizere umwami Yesu, wizere umwami Yesu niba utaramwizera. Umva ko ijambo ry'Imana ryakubwiye mu byakozwe n'intumwa ibice 16:31 haravuga ngo izere umwami Yesu urakira wowe ubwawe kandi n'urugo rwawe rukire. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kunkurikira, wowe uri kunyumva nshuti yanjye, ndagira ngo nkwinginge, ibi bintu ndi kuvuga ni ibintu by'umwuka kandi byumvirwa mu mwuka, ntubifate nk'ibikino. Kuko ndagira ngo nkubwire, igihe kimwe twagiye kumva twumva induru iravuze, ndetse tubonye biri mu Bushinwa twaravuze ngo ntago bizagera iwacu. Abari mu Rwanda bati ntibizagera mu Rwanda n'ibiheri iyo ngiyo. Twaho twari mu Bubiligi twaravuga ngo ntibizagera mu Bubiligi. Abari mu Burundi baravuze bati ntibyagera i Burundi. Abari muri Afrika du Sud bibaza ko bitazagerayo. Abari muri Australia bibazaga ko bitazahagera. Abari mu Bwongereza ntibabyibazaga. Ariko ndagira ngo nkubwire mu kanya nkako guhunga, mu gihe gitoya cyane, iyo virusi yari yakwiriye isi yose, urusaku rwari rwabaye runini. Ndagira ngo nkubwire, iriya virusi yaje mu buryo bw'umwuka, ni kuzimu bayohereje. Ntugire ngo n'ahandi bikomeza kugushuka, bikomeza kukubwira ngo bizarangira. Ndagira ngo nkubwire, igihe ni iki cyo kugira ngo wihane, igihe ni iki cyo kugira ngo ukize ubugingo bwawe, igihe ni iki cyo kugira ngo ubone ijuru, igihe ni iki Imana yamuhagurukirije kukubwira kugira ngo rwose wumve yuko igihe cyo kubona ijuru ari iki ngiki. Nimwemera mukihana muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga inkuta izabarya. Ndagira ngo nkubwire, akaga karaje, umubabaro uraje. Ndagira ngo nkubwire, icyo bita mu Gifaransa la tribulation iraje, kandi iyo ngiyo nigiye kubabaza abantu. Imana igiye kubwira abantu iti mwanze kunyizera, mwanze kwizera uwo nabahaye kwizera, nanjye ngiye korekera mu maboko ya Satani na Antikristo wiwe n'umuyobozi w'ibinyoma wiwe, muyoborwe nabo kandi muzahura n'akaga. Mu gihe cy'imyaka 7 izakurikira kuzamurwa kw'itorero, abantu bazababazwa cyane. Ndagira ngo nkubwire, abazemera
bakemera gutanga imibiri yabo bazakizwa, ariko bazaba babaye cyane. Kandi n'abazemera gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa kugira ngo antikristo atabica, ariko nabo bazajya mu muriro utazima. Ndagira ngo icyo kintu cyumve, ntaho bazaba bavuye naho bazaba bagiye. Ariko kandi hari n'ibindi byago byinshi bizamanuka muri icyo gihe cy'imyaka 7. Hazabaho ngo intambara, hazabaho kwicwa, hazabaho ubwicanyi burenze kamere, hazabaho inzara y'ubwoko bubi. Ndagira ngo nkubwire abantu bazaba bafite n'ubukire bazabura aho bahaha, hazabaho ibibazo bikomeye cyane. Ariko ibyo nibyo ndi kukubwira nshuti yanjye. Oh haleluya, ugiye kuzamurwa ni wizera. Oh izere nshuti yanjye, niba wizeye ngiye kugusengera, ngiye kugusengera. Kandi rwose ndakwinginze, niba wakurikiye aya magambo, yemera aho uri, upfukame, uhagarare, ufunga amaso, nkusengera Imana. Kandi rwose ni wizera urabona ubugingo buhoraho. Muri Matayo muri Yohana 3:16 haravuga ngo kwiko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. N'umwizera urahabwa ubugingo buhoraho. Muri Yohana 14:6 haratubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwasi atamujyanye. Reka nkubwire, hari izindi nzira wenda bakubwiye, izo zindi barakubeshya, nta yindi baho nkumarireho rwose. Inzira ni Yesu Kristo, nta uzajya kwase atamujyanye, nta uzagera mu ijuru atamujyanye. Cyokora wenda bakubwira izindi nzira bafite andi majuru bakujyanamo, ariko ayo majuru bakujyanamo n'ay'umwijima, ntabwo ari ijuru ry'umucyo twizeye. Ndagira ngo nkubwire, usigaje akanya gato. Kubera iki? Kubera ko umucyo ugiye gukurwa mu isi. Kandi umucyo niba ugiye gukurwa mu isi, umucyo ni itorero ry'Imana. Umucyo ugiye gukurwa mu isi, isi irasigara icuza umwijima bene data. Ntabwo nkwifuriza gusigara muri uwo mwijima. Ndagira ngo uze tuzamukane tujye mu ijuru ry'umucyo. Oh haleluya, ndagira ngo uze tuzamukane wizere Yesu. Ndagira ngo nkubwire, umunyu ugiye gukurwa mu biryo ubundi bibore. Umunyu aho utari harabora. Ndagira ngo nkubwire, witoro n'umunyu w'isi. Igihe umunyu w'isi ugiye kuzamurwa ukavanwa mu isi, isi irabora, iraba umunuko, irabicura burindi. Oh ibizira bigiye kuza, kandi akaga kazaba gakomeye cyane. Ariko ni wizera ubutumwa nk'ubwo uyu munsi, ni wizera uzarya ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Nshuti yanjye, tuzabisangirirayo kandi tuzahurirayo. Ndagira ngo nkusengere mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkusengere, wizere nkusengere. Imana ikugirire neza. Subiramo iri sengesho. Haleluya. Mwami Yesu Kristo, ndagushimira ko numvise ijambo ryawe ry'ukuri. Iri jambo ndaryizeye. Nizeye nk'uko byanditse muri Yohana 3:16 yuko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ikamuha abari mu isi kugira ngo umwizera atarimbuka. Nanjye ndakwizeye kugira ngo ntarimbuka. Ndagusabye Mwami Yesu, umbabarire ibyaha byanjye byose. Ibyo nakiraniwe byose byari kuzanjyana mu muriro utazima. Ubimbabarire, ubinyejesheho amaraso yawe Yesu Kristo, maze mbone kubarwaho gukiranuka kwawe, kugira ngo Uwiteka nyishimire. Nkuko Rahabu yizeye kariya gashumi k'umutuku akagashyira ku idirishya rye, gasobanura amaraso ya Yesu Kristo, agasigara arinzwe n'amaraso ya Yesu kugeza igihe yasohorewe muri uriya mudugudu ugiye gutwikwa. Nanjye nizeye amaraso yawe ko ari yazandinda kugeza igihe uzaza kunjyanira. Ndagushimiye ko bikoze. Ndagushimiye kandi ko igikurikiraho umpaye kugendera mu gukiranuka kwawe kugeza igihe uzagarukira. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye. Ni mu izina ryawe ryera byose mbyambaje nizeye. Amen. Haleluya. Bene data bakundwa mwese mwakurikiye ubu butumwa, ndagira ngo mbasengere. Ariko ubu butumwa tubwizere, kuko ari ubutumwa umwuka ari kubwira amatorero. Nta gihe gisigaye, hasigaye agahe gatoya bene data. Imana ibagirire neza. Uwiteka Imana yo mu ijuru, nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, we waremye ijuru n'isi ukarema bitaboneka. Sengera abantu bose bakurikiye ubutumwa. Ubutumwa ubagejejeho Mana, ubutumwa ubibwiriye.
ndasenze kugira ngo imitima yabo ibwakire kandi bagume muri uko kwizera bumvise, baguhanga amaso ibyo satani yohereza byo kubaca intege byose, ndasenze ngo biburizwemo mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo abakwizera twese tugume munsi y'uburinzi bw'amaraso ya Yesu Kristo, kandi uko niko bibaye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo byose tubyambaje twizeye, amen.